different, leave a legacy. Yes you can, yes you can, yes you can, yes you can. If you see it, you can have it in your pocket. ABAVIP TV, ABAVIP TV. I'm Coach Gael. Okay, so now let's go back. Okay, so turaza no kuvuga kuri down payment na closing cost, tuvuge kuri ukuntu wabasha kubona umulenda se cyangwa se umubanka waguha ideni, tuze kuganira ku kuntu rero kuri process yo guhitamo inzu, maze gutangira kureba amazu menshi atandukanye ni gute wahitamo inzu ikwiriye ibyawe. Hanyuma tuze no kuza kuvuga kuri akamaro ka inspection, hama tuze kuvuga ukuntu closing ku nzu, hanyuma turangirize kuri maintenance, hanyuma noneho tuze kujya ku bibazo ndetse na resources ziyandi nabaho. So dutangiye, so gukodesha no kugura ni izihe benefits ziri mu gukodesha inzu. Ikibazo cyo gukodesha inzu nta maintenance, ni ukuvuga ngo inzu igize ikibazo murabizi ko mwese muhita muhamagara landlord akaza agafixa. Ako niko ka benefits ko gukodesha. Akandi ka kabiri ni freedom to move, ni ukuvuga ngo ushaka kwimuvingira uva ahantu ujya ahandi, ewana ni umunota umwe uva muri state ukajya mu yindi, ewana inzu ukayisigara landlord ukagenda. Ikindi nacyo benefits yo kurentinga nuko cyane cyane rimwe na rimwe usanga when maybe payments ari nkeya. It's not the case though ahantu mu state yose, cyane cyane nka state ya Maine, maze gusanga gukodesha bihenze kuruta ko owninga inzu yabasha kumitinga n'inzu zawe. Ndiko mu state amwe namwe yandi nkazagiye ukari ushobora gusanga gukodesha byaguhendukira kuruta ku owninga. Ibyo ni ibintu wareba. Ikindi nacyo iyo ukodesha nta risk ibirimo, so nazo ni ntuza na kantu ko kugira. So ikindi kintu nacyo kuri benefits nono zo ku owning inzu. Benefits zo ku owning inzu ufite ka jardin, abantu mukunda ka jardin kabara kawe ugafite. Ikindi nacyo indi benefits ikomeye ni rekanze mbanze hari umuntu utamutinze. Yes, thank you. So ikindi nacyo cyo benefits yo ku owning inzu, decor, ugira decor ushaka ukayihindura ukayisiga amarangi ushaka, ibyo byose ari ibintu byawe. Akandi ikindi kintu gikomeye abantu benshi batazi cya advantage yo kugira inzu ni tax savings. Buriya iyo ufite inzu muri bino bihugu ni nko kugira undi mwana, ni ukuvuga ngo kuko intérêt zose urishye kuri mortgage ziba tax deductible, ni ukuvuga ngo ushobora kuzikura mu taxes zikagabanya amafaranga ya taxes uriha at the end of the year. So ni ukuvuga ngo ibi ngibi biri applicable hano muri US ndetse no muri America, so ikindi no muri Canada, sorry. Ikindi nacyo iyi owning inzu advantage irimo ubu building equity ni ukuvuga iki? Ubu building mbega icyo navuga nko gushira ugenda wongera ku mafaranga ufite cyangwa se ku butunzi ufite muri iyo nzu. Ni ukuvuga ngo iyo nzu over time igenda iba iyawe, mu gihe iyo uri rentinga ubu uriho urishyurira inzu landlord, ni ukuvuga ngo umurihira mortgage payments, inzu igenda iba iye, ariko wowe buhoro buhoro kugenda umakinga za payment every month every year, ubu ugenda ukora iki? Ubu ugenda nawe iyo nzu iri yawe ubuilding equity over time. Indi advantage rero ikomeye cyane kugura inzu ni inzu ziyongera agaciro over time. Nimutekereze kino kintu inshuti zanjye, isi irimo hafi miliyari 7 ubu nonaha kandi ziyongera, ariko ubutaka dufite ntabwo buriho buriyongera. That's number 1. And number 2, uko buri munota havuka abantu, ntabwo inzu wayubaka mu munota umwe. Hari imbaraga nyinshi mu kubaka inzu. Ni ukuvuga ngo inzu igituma ziyongera mu gaciro nuko demand iriyongera over time. Mu gihe tuzagenda tugenda imbere abantu biyongera, hazakenera demand y'amazu, kandi amazu ubutaka bu limited,
kandi no kubaka amazu bisaba ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo iyo ufite inzu igenda yongera agaciro, bivuga ngo inzu ushobora kugura ubu none 100,000 mu myaka 5 ishobora kuba ari 115,000 120. Ni ukuvuga ngo iyi ushobora kuyigurisha mu myaka 5-6 ugasanga usubijeho banki yagukodesheje hanyuma nawe ukuyemo ayandi. Iki ni ikintu abantu batajya bibaza, ko inzu ziyongera agaciro. Niyo cyo kintu cyonyine ugura kikiyongera agaciro ko kigenda gisaza. Ibindi bintu byose wagura hama, wagura limousine, ikintu cyose wagura, imodoka yaba telefone, iyo kimara kukigira agaciro gatangira kugenda kamanuka uko kigenda gisaza. Inzu yo par contre agaciro kagenda kazamuka. So ni ikintu mugomba kumva. Noneho next ni kuri ibintu mugomba gutekereza. Iyo uwona inzu mugomba kwibuka yuko hari maintenance ugomba gukora, noneho iyo snow iguye niho ugomba kwikuraho ka snow, iyo utuntu twose tubaye tax niho uzishyura, assurance niho uzishyura. Ariko cyane cyane mu byo tuzakuganira uyu munsi ndaza kubabwira uburyo ibyo bintu byose n'ubundi biba biri muri monthly payments wishyura, hanyuma kandi bikaba na munsi ya rent n'ubundi usanzwe wishyura. Iki ni ikintu gikomeye. Hanyuma ikindi noneho gikomeye ni how much can you afford. Ni ukuvuga ngo banki ikubonye wowe ni gute yabasha kumenya amafaranga yaguha bitewe na credit history yawe, kandi binatewe n'ikintu cyitwa debt to income ratio. Banki nibwo imenya amafaranga yaguha. Ni ukuvuga ngo nshobora kugenda banki nakwicara n'umulenda akambwira ati we Gaël ntabwo turi bukurenze 150,000, genda ushake inzu y'150,000. Ariko undi muntu yaza tuvuge nka Yves cyangwa se Stéphane bakabwira ati okay mugende mwebwe tubahaye loan amount yo 250 cyangwa se 300. Kubera iki umwe bamuhaye 150 undi bakamuha 200 cyangwa se 300. Bigendera ku bintu byinshi. Ikintu cya mbere ni credit history. Credit history bareba uburyo credit score yawe ihagaze n'uburyo credit yawe imeze. Ni ukuvuga ngo uko wagiye wishyura amadeni ku gihe, uko wagiye credit score yawe uko ihagaze, credit lines ufite. Kandi mwibuke mfite video nasohoye isobanura neza kuri credit score. Kandi ikindi nacyo hari ni class tuzakora next week yo kuri credit score. Ni ukuvuga ngo niba hari ufite ibibazo kuri credit score cyangwa se credit history ko wayizamura, ibi byose ni ibintu tuzakabarika muri iyi class, ntabwo nabivuga muri yose muri iyi class. Ikindi nacyo gikomeye ni debt to income ratio. Akandagira ngo mukarebe mukamenye debt to income ratio n'akantu batazi mwebwe nshaka kumenya. Debt to income ratio igiye kuri banki ifata amafaranga ukorera ku kwezi. Ni ukuvuga ngo barakubaza ati tuvuge niba uri married barakubwira ati okay income yawe na madamu nangahe, kwa tutuke $5,000. Okay, $5,000. Okay, bakafata $5,000. Hanyuma ikindi kintu bakora bafata amadeni yawe yose. Ni ukuvuga ngo bafata car payments, bagafata tuvuge niba ufite aga personal loan wafashe bagafata personal loan yawe, bagafata utudeni twose ufite. Niba ufite student loan nazo bazishiramo. Noneho student loan nazo noneho izo loan zose ufite bakaziteranya bakazishira hamwe. Ni ukuvuga ngo iyo bimaze nko tuvuge bakareba bagasanga ufite nk'amadeni yose tuyatanije ni 1,000, hanyuma bagasanga income yawe ni 5,000, icyo gihe bafata 1,000 bakagabanya 5,000. Ubwo icyo gihe bafashe 5,000 murumva ko ari 0.2 cyangwa se 20%. Iyo 20% yeyo rero niyo bari income ratio, debt to income ratio yawe. So ni byiza cyane bantu yuko mu making sure ko buri gihe cyose debt to income ratio zanyu zaba ziri munsi ya 36% cyangwa se less than 30%. Iyo debt to income ratio kana kantu kwikorera nawe wicaye mu rugo uyu munsi uze urebe debt to income ratio yawe. Niba iri munsi ya 30% nta mulenda hariya utaguha ideni. Ibi rero byongera kugira ngo banki zibe zaguha amafaranga menshi cyangwa se make. Iyo babona debt to income ratio yawe iri hejuru baba bavuga bati uyu muntu afite amadeni menshi ukurikije na income ye.
tumwongereho irindi deni rya mortgage byagorana. So urumva rero aka ni akantu keza, niyo mpamvu ari kuba wise, ntimukajye mufata amadeni menshi muriho murateganya kugura inzu cyangwa se amadeni menshi ibintu mudakeneye. Hanyuma rero ikindi kintu cyane cyo kumenya ni down payment bitewe na program ya loan wafata, biba ngombwa yuko ufata hari down payment za 20%, za 5%, za 3% cyangwa se hakaba ari za 0%. Bivuga ngo byose biterwa na loan payment na loan program ufashe. Kini kiri very important. Noneho dukomeje, banke tuvuge ko iguhaye amafaranga, uragiye wicaye ku mubenka wawe ararebye asanze ufite credit score nziza, ufite credit history nziza, yani marangiza akubwira ati okay, dukurikije debt to income ratio ntabwo ufite amadeni menshi, ni sawa, tuguhaye mu 300, turabona mu 300 wabasha kubyishyura. Okay, so abantu benshi cyane nabonye baragenda gatafata ibyo mu 300 bakabiguramo inzu. Ibyo ni ikosa rikomeye. So uyu munsi hari akantu nza kubabwira, yego banki iguhaye mu 300, ariko se ni ngombwa ko byose bispendinga? Oya, ahangaha ndaza kubabwira ngo mube wise, noneho umenye icyo ugomba guspendinga. It's very important, kubera yuko iyo spendings amafaranga menshi bango bakaguha mu 300 hama byose kabispendinga, ni hahandi uzasanga wiziritse, ugasanga nta n'izindi goals mu buzima ubashije kugeraho kubera yuko wiziritse kuri ku nzu ya mbere. It's a big problem. Nuvuga ngo niba uri umuntu uteganya kuzagura inzu ya kabiri, inzu ya gatatu, cyangwa se kuzatangiza izindi businesses in the future, cyangwa se n'izindi goals ushobora kuba ufite mu buzima bwawe, si byiza kwizirika muri payment yo hejuru cyane ku nzu yawe ya mbere. It's a big mistake. Ni ukuvuga ngo niba guhama 300, iyi ni simple formula nashizeho, ntimugomba kuyikurikiza, ariko ni simple formula ngewe ngenderaho kugira ngo at least umenye inzu wakwishyura kandi ntibyice na future goals zawe. Urugero, tuvuge niba your monthly income yawe na madamu combined ari 3,000 ku kwezi, ngewe nkunda gukuba na 0.4 cyangwa se 40% y'ayo mafaranga mukura ku kwezi. Nuvuga ngo kuri iyi example aba bantu bakora 3,000 ku kwezi, 40%, 40% y'ayo mafaranga bakorera after tax, please, after tax. Nuvuga ngo urebe amafaranga mukorera after tax, 40% yayo ni 1,200 muri iyi example. Ni ukuvuga ngo biba byiza ufashe mortgage itazakurenza 1,200. Ni ukuvuga ngo kandi iyi iri mwiki, irimo PTI ni ukuvuga ngo harimo principal, amafaranga uriho inzu, amafaranga uriha interest, amafaranga uriha tax ndetse na insurance. Ni ukuvuga ngo monthly payments zawe zose zibe 1,200, 40% y'amafaranga winjiza after tax. Ibi byibuze bigusigira yuko izindi 60%, 60% y'amafaranga yanyu ukorera azajya mu biryo, ajye mu modokari, ajye mu bintu bitandukanye, ajye mu bana niba ufite abana, ajye mu bintu mu madepansi atandukanye. Kandi murabizi twese turi hano hari n'amadepansi iwacu muri Afurika ntitubyibagirwa. So ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu byose ukamenya yuko mfite 60% izamfasha gukomeza kwishyura ibi bintu byose. Very important kumenya kuma amafaranga ntiwishire mu nzu ihenze kuri ku nzu ya mbere. So ikindi kintu nacyo budgeting tips, uyu munsi ndashaka ko mwicara mugakora akantu keza cyane. Ni akantu ko nise ABC, ni akantu koroshye cyane. Kambe urebe mu minsi yawe 30 ishize, muri 30 days, urebe ibintu bitatu. Urebe icyo nakwita A na expenses uba ukeneye kandi utagira ikintu uhinduraho. Ni ukuvuga ngo nka rent payment, car payment, cyangwa se n'andi madeni ufite. Ubyandike, urebe amaloans yose ufite ava muri kwezi, ayo ni A. Ibyo ni ibintu wishyura, ni dépenses zisohoka ntacyo wabihinduraho. Izo zitwa A. And then ufata izindi zitwa B,
ahangaha ni ukuntu classifiye amadepanse. Aya ni amadepanse ukeneye ariko ushobora guhindura ukaba wa budgetinga hariya na hariya, ukaba wakaza umukandara cyangwa se ugasera ceinture kandi ntugire icyuho. Ibi ngibi ni nka groceries, imyenda cyangwa se impuzu cyangwa se za travels. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ni ibintu umuntu akeneye ariko uvuga uti groceries niba zanjye n'amadolari 200 hari ukuntu nazigira sakatireve kandi simfe. So very important. Hanyuma C, ibi ngibi rero ni ibintu tuba ntitubikeneye ariko turabishaka. You know, these are not needs, they just wants. Nuvuga ngo ibi ngibi ni ibintu nka cable TV, amaparizi, movies, amafaranga yo kurya hanze, vacation. Ibyo nabyo ni byiza kubishira muri kategori ya C. Hanyuma ugatera n'ibyo bintu byose uko ari bitatu. Ibyo bizaguha at least amafaranga usohora buri kwezi, hanyuma bikwereke amafaranga wabasha guspendinga ku nzu bunona. Kuko ni ikintu gikomeye cyane ba VIP kugira ngo mutishira mu bibazo mwagura inzu nkunze kubibona cyane. Nkunze kubona abantu baguze amazu bwa mbere ari umuntu uri single cyangwa se ari umuntu w'umugore n'umugabo n'umwana umwe, bakagura inzu $350 ku nzu yabo ya mbere. I don't think that's wise. Ibyo uba wishize mu mugozi uzakubuza kugera ku zindi goals in the future. Aho kandi mufite perspective itandukanye, turaza kubiganira mu bibazo. Hanyuma rero mbere yuko ninjira muri iyi parti yindi navuga iri very important yo guchuzinga a loan program. Nagira ngo wenda numve niba hari umuntu ufite ikibazo muri biriya bimaze kuvuga yumva ashaka kubaza right now. Niba wumva warindira it's fine, ucandike down turaza kugisubiza hanyuma. Ariko niba hari ikintu wumva ushaka kuvuga right now, kuraho mute hanyuma ukibaze hanyuma mune gukomeza ni parti yindi. Okay. Yes, Eve. Oh, Eve, they're okay. Eve arashaka kubaza ikibazo, reka. Yes, Eve, you can unmute. Huh? Okay, ndabona bikunda. Yeah. Ikibazo nshaka kubaza ni ajya madeni wavuze hariyo nk'amadeni usanga umuntu afite kuri credit card. Donc z'ibyo usanga umuntu akoresha like every day. Nayo nyene iyo ugiye gusaba iyo deni barayaharuramo nabyo bita byitwa ko ari deni. Dufate nk'ubu ngiye gusaba uno munsi credit card yanje tufate kabiri ko bampaye na statement y'igihumbi mugabo ntarayishura ariko ngomba kuyishura like before a certain date. Nanjye nabayaharura amadeni. Yego baharura minimum payments zo kuri credit card. Oh, donc niba ari igihumbi kiriko minimum payment ari 30 baharura 30 ni baharura icyo gihumbi. Oh yeah, baharura 30 kora kurumva niyo payment wishura every month. Okay. Thank you. Oh, thank you. Harundi muntu ufite ikibazo cyihuta? Okay. Niba nta wundi muntu ufite ikibazo cyihuta ngaha tugiye kubandanya ibindi. Okay. So tugeze rero kuri parti ikomeye. Iyi parti rero ni parti yo guselectinga a loan program. Muri bino bihugu turimo US and Canada tugira amaprograme menshi y'amadeni. Kandi ikintu kibabaje ni uko abantu benshi ntabwo bazi loan programs ari hariya kugira ngo adufashe. Amwe namwe yashizweho na governments kugira ngo adufashe kugura inzu bwa mbere. Kubera yuko governments zizi yuko hari ikibazo cya affordable housing, niyo mpamvu baba bafasha abantu kugira ngo babashe kugura amazu.
so nuvuga ngo ibi rero kubimenya ni ikintu gikomeye. So hari loan program nuvuga ngo iyo wicaranye n'umulende wawe tuvuga ugiye kuri banki runaka cyangwa se mortgage broker, ni byiza kugenda uzi aya loan programs kubera ko iyo uyazi uramubaza ibibazo, kubera ko wibuke bari abantu n'abacuruzi, iyo utababajije iyo utazi loan programs bo bakoferinga izibavantaja. Ni byiza kuba uzira loan programs are available for you kugira ngo nugenda ukumva okay ukababaza loan program runaka ukumva ntazo bafise, okay genda handi kuko hari abantu benshi batazi yuko ufise droit yo kugenda ugashopinga for a lender cyangwa se mu banki. Si ngombwa gukorera ujya muri banki ya urimo. Kini kintu tuza kongera kugarukaho. Nuvuga ngo loan program ya mbere yitwa conventional ni programme isanzwe donc beta conventional kubera yuko si a special program. Iyo ngiyo bagusaba kushira between 5 to 20%. Amabanki amwe n'amwe meza kandi cyane no muri Canada agusaba gusa 5%. Nuvuga ngo inzu niba igura ibihumbi 200 cyangwa se 200 baragusaba 5% yayo. Nuvuga ngo baragusaba 10,000. Ugomba kuba ufite 10,000 hasi ya down payment, okay, ku nzu y'ibihumbi 200. Yawe mbijana, okay, zana 5,000. So iyi ni conventional loan. Hanyuma hari yitwa jumbo. Iyi jumbo ni abantu bashagura amazu ari hejuru cyane azinje cyane arenga $1 million. Ariko rero reka tujye ku ma government programs. Ama government programs n'ayangaya abari backed na federal state agencies kugira ngo bafashe abantu kugura amazu bwa mbere. Ama program ngewe vraiment nanjye ngitango natangiriyeho ni yitwa FHA loan. Iyi FHA loan ngaha muri Amerika ni program ya leta bakwemera ko uzana gusa 3.5% down. Nuvuga ngo inzu igura $100,000 bagusaba yikuzana 3,500, okay? Nuvuga ngo 3.5%. Ikindi naco ciza ci FHA kubera ko ari ya leta offering low interest rates cyane. Usanga baguha interest rates ziri muri 3.2, 3.4, 3.5 ni byiza cyane. Kandi ikindi avantage yayo bashobora gufata ufite 580 muri credit score. Ni ukuvuga ngo bashize hasi cyane standard ku buryo ufite credit score ya 600 cyangwa ya 620 ya 620 barakwemerera. So iki ni ikintu gikomeye kuri FHA. Hakaza rero program ya leta yitwa VA. Ni ukuvuga ngo niba uzi umuntu wagiye mu gisirikare cy'Amerika akavamwo, bo bagira programs zo gushira 0% down zitwa VA. Hanyuma hakaba iyindi rero abantu batazi yitwa USDA. USDA ni loan program ya ntuza ya Department of Agriculture ya hano muri Amerika. Niyo kugira ngo bankuraje abantu kujya mu cyaro abantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se kujya ruguru abantu bavuga ikirundi. Nivuga ngo kujya mu rural areas ukahubaka inzu cyangwa se ukahagura inzu. Nivuga ngo barakwemerera ugatanga 0% down kandi ufite low interest rates. Ni ukuvuga ngo for example jyewe mba muri Maine ariko nibera ruguru ahantu hitwa muri Auburn. Ni ukuvuga ngo harimo ama areas yose ya Auburn, ariko harimo ama areas amwe n'amwe ya Auburn cyangwa se Lewiston ashobora kuba counted as rural areas. Ni ukuvuga ngo iyo rero sasa iri rural area ni ukuvuga ngo icyo gihe ushobora kuba qualified niba iyo nzu ugiye kugura iri qualified na Department of Agriculture yuko iri muri ahantu hari rural, ushobora kubona a rural development loan ugatanga 0% down kind of the low interest rates. So nuvuga ngo iki kintu ni ikintu cyiza. Kandi ikindi kintu nuko amazu ari muri rural areas abari meza, bafite ahantu hari secure. Sinzi wenda twabyumva turabizi ko twebwe dukunze cyane amavire, ariko it's very important to make sure uri muri search ukareba yuko inzu ubonye iri kure gato ya ville utabasha kuba qualified kuri rural development program.
yo ugomba kuba ufite at least 640 free credit score kugira ngo ubashe kuyibona. Noneho kuri Canada hari program nziza cyane iba iri offered na CMHC, mvugishije Vesta uba muri Canada. Iyi ngiyi bayita the first home buyer incentive program. Nuvuga ngo iyo ishize muri Google, yaba uri muri Quebec uvuga Igifaransa cyangwa se mu yandi ma states, ugatayipingamo the first home buyer incentive program, bakwereka neza ibisabwa muri state yawe no muri area urimo. Iyi ngiyi ukuntu ikora, government igufasha kuri down payment, wowe gusa ukazana less than 5%, hanyuma inzu uguze na government ikafite agapande kayo gatoya. Ariko icyo gihe ntacyo bimara kuko urumva bigabanyura cyane amahera wishyura every month. Hanyuma rero inzu yigurishije tuvuge ukunguka 50,000, icyo gihe Canada state ya government ya Canada nayo niba iwoningamo 5% cyangwa 3%, urumva muri ayo mafaranga wungutse nayo ihama ama percentage yayo. So urumva yo niyo avantage yayo, ariko ni nziza cyane ko kugabanyiriza monthly payments. Amatubandanije hari ama special programs rero sasa atari backed na government, ariko ari gaft ari mu ma series mubamo. Ni kuvuga ngo nkatwe turi muri nako mu ma series mubamo no mu ma state mubamo. Sorry, tuvuge nk'urugero hano muri Maine dufite ama special programs afasha abantu kuri down payment, abantu benshi batazi kandi arahari. Nabahaye resource yigiye kuri website www.hud.gov, hanyuma ukashiramo your state, izina rya state yawe, hanyuma noneho ukanakanda kuri first home buyers programs, bakwereka ama program ari muri state yawe. Kandi bingira mufite ikibazo muzambwire, nzabohereza liste y'ayo ma programs bitewe na state urimo. Icyo gihe harimo ama programs afasha abantu kuri down payment. Ngiye nk'ubu ngubu iyo nzi ngaha muri Maine hari yitwa Maine Housing. Iyo ugiye muri Maine Housing, requirement ya mbere bagusaba ama programs menshi nk'ayo, ikintu cya mbere agusaba kujya muri class. Bafite class akenshi ujyamo for nka 2 weeks, ukajyamo weekend imwe, ukajyamo n'indi weekend, muri class y'amasaha nka 16. Ariko agenda cyiza cy'iyo class bagwa certificate, hanyuma iyo certificate igatuma ubasha kuba wabona nuza 0% down. Ngo iyo ujyanye iyo certificate ukagera ukagura inzu, icyo gihe iyo assistance yabagurira down payment yose, ukashanga ushobora kwinjira mu nzu ufite nta rufaranga nari mutanze rwa down payment. So murebe izi programs niba ziri muri nuza, musome murebe niba mushobora kuba muri qualified, ariko mumenye ko that's something that's there for you guys kugira ngo mukoreshe. Ikindi nacyo urumva ko ari byiza cyane kugira umulenda cyangwa se bank mukorana nayo neza kugira ngo igufashe kureba loan program ukwiriye kujyamo, hanyuma inagufashe muri process yose. Ni byiza cyane kugira noza umulenda wiyumvamo, very very important. Okay, hari umuntu unyandikiye ngo ni gute bobaza ikibazo. Reka ndangize iyi section ku ma loan programs, hanyuma mpite mfungura ama micro, hanyuma tubaze ibibazo. Okay, mbere yuko wenda nkomeza ku ma loan programs, niba hari umuntu ufite ikibazo mwafungura micro. Reka nze mwafungura micro mukabaza. Jye nari mfite ikibazo Gaya. Yes. Wari uri mutubwira hariya ko hari ibintu biba ngombwa ko down payment ishobora kuba 0%. Noneho nkibaza iyo ugiye gusaba loan muri banki, akenshi barakubaza bati down payment yawe izaba arangahe. Yes.
kandi hari igihe ibyo byose utaramenya eri uzaguramo ubitekereza ariko utarayibona none mu gihe washije kuvuga uti down payment yawe izaba ari aya n'aya noneho igihe waba ugiye ukagura muri ya eri iri ruro noneho bikaba ngombwa yuko bakwemera ko yemerewe kuri zero down payment icyo gihe ya down payment ntabwo waba ukitanze cyangwa urayitanga oya ntabwo waba ukitanze urumva bitewe n'iyo loan program waba uselectinze icyo gihe ntabwo waba ukitanze kandi nibyo Olivier akoze kumaza ikibazo ni byiza cyane gukorana n'abalenda bemera izi programs zose kubera ko hari abalenders bamwe na bamwe usanga batemera izi programs zimwe na zimwe so ni byiza rero kumenya sure ukoze research ufashe umulenda ukamubaza ibibazo ukamubwira uti se mukorana n'ama special programs ari hari yafasha abantu kuri assistance for example hano muri Maine tugira yitwa Maine Housing ifasha abantu kuri down payment ukamubaza niba ibemiriza USDA ukamubaza niba hari inyitwa homeworks but izi zose mukorana nazo hanyuma iyo bakwemereye of course yo kugira ngo baguhe pre-approval letter bakubaza niba ufite amafaranga ya down payment ariko iyo uciye muri izi assistance program ukaba qualified at the end aba bantu bakwishyura nibo bayishyura aba bantu ntabwo bivuze ngo down payment iba free ahubwo abantu bo barayishyura so ni ukuvuga ngo ubereka ya nzu ukareba niba qualified hanyuma bo bakwishyura ya down payment urumva igeze kuri closing umubanker ikintu areba niba ya down payment yishyuwe kandi izi program ziba zayishyuye so ariko yari VA loan cyangwa se rural development loan icyo gihe ari 0% down icyo gihe you don't have to pay anything hari undi muntu waba ufite ikibazo kuri izi loan programs yeah nashaka kubaza nanje yes sinima cyahura neza abalenda tanto baravuga bank tanto baravuga abalenda hajya nego hariho aba private lender muri iyo case nabonye nuraba izo program barakorana nazo ubatora gute uba approach gute wa private lender tarama bank okay very important question so ngo ahubwo yenge turaza kugeraho kuri slides ziza gukurikira even ndaza kugusubiriza hamwe tugeze kuri slides ziza gukurikira ariko hari aho nza kuvuga specifically kuri icyo kintu okay yes. Okay niba nta wundi ufite ikibazo tugiye kubandanya hello yes wavuze yuko muri iyi programme yo muri Canada batanga 5% na gouvernement hari utwo yibikira igomba gukuraho yigurishije umuntu yomenya gute iyo part yayo yobingana gute kugira umuntu yilance mu kintu yamaze gukarikira urumva pare guverinoma yimenya bitewe n'amahera bagufashije kuri down payment sino kuvuga ngo down payment uvuge ugomba kuri hari $2 hanyuma hanyuma ukavuga uti ngiye mfise 2 gusa cyangwa 3 gusa hanyuma guverinoma haguha 7 urumva percentage zigendera ku mahera wo bashizemo ariko akenshi usanga ari hasi cyane usanga ari nta nubwo bageze kuri 4-5% y'inzu yose kubera yuko urumva bagufasha gusa down payment kandi abari agapande gatoya ukishyurira payment zose z'inzu yose urumva rero ntube worried ntabwo bari percentage kinini cyane iba ari hagati ya 1% kugeza 5 naho ngaho cap yayo donc uvuze yuko uhageze kuyigurisha bakuramo ajya baguhaye canke barashira ko amaintere yabo no urumva rero inzu tuvuga inzu iguze 100,000 hanyuma nyuma y'imyaka 5 inzu yawe ikazaba ari 150,000 ico gihe urumva nawe inzu yaduze mu gaciro ico gihe rero nawo bakuramo kuri iyo appreciation bo wagize urumva iyo mwungutse mwunguka mwese mwahomba mugahomba mwese uravyumva okay no ko bigenda Ranyabwe. yes akandi kabazo gatoya gaya yes
hari igihe nk'ubu uramutse ubaye pre-approved nko kuri 150,000 ntiwajya kureba inzu ukabona iri munsi ya 150,000 yayandi asigaye bashobora kuyakwemerera kuyaguha mu gihe waba urimo ushaka nko ari amafizi avuga ngo yo guclosinga ntuze bashobora kuyaguha ukayakoresha muri icyo gihe. Icyo gihe rero iki ni ikibazo cyiza cyane Olivier, ako ni agakoryo ushaka kubigisha. Icyo gihe wabivugana n'ugiye kugurisha inzu akabishiramo. Icyo ni ikintu gikomeye kuvuga ngo iyo tuvuge inzu ubonye inzu ya 135,000 kuko ubashije ikibazo cyiza kandi ndumva ashaka kugisubiza cyane ariko kigiye kujya imbere cyane. Reka icyo kibazo mbabara ukibike tugisubiza hanyuma kuko ngiye gera kuri closing cost hanyuma ndaza kugisubiza hamwe. ariko iki kibazo n'ubwenge cyane kandi ndabereka uburyo wabasha gukora amafaranga yose kuri banki ntihagire na closing cost ukazibakuraho. Hello. Yes, ninde uravuga? Yes, Loni. Yeah, that's not coming. So I'm a program mwatubwiye ashobora gufasha umuntu akagira kuri zero down payment. Nayaba kuri just first home cyangwa abantu no kwikurikira. Uguze nk'inzu ya kabiri. Aya meshi twavuganye na first home buyer programs afasha abantu inzu ya mbere. Alright. Afasha abantu inzu ya mbere ariko hari ukuntu ndaza kubabwira mu nyuma mu bibazo by'ukuntu ushobora gukoresha program imwe ugakoresha n'iyindi mu nyuma. Hari ibintu nigeze gukora, it's very possible. Donc ndaza kugusigurira gatoya ariko izi nyinshi ni za first home buyers. Thank you. Okay. So reka rero dukomeze. Arakantu gato nibagiye kubaza. Ninde ugarutse? Ni Eve. Okay. Wavuze uti iyo ugiye gusaba donc ideni mukavugana fate barakwaprove kuri 300,000 mpaka barakwaprove 300,000 karonka dufata inzu ya 200,000 ayo asigaye ajahe barayaguha canke acaguma muri banki cyangwa oya aguma muri banki ayo urumva aguma muri banki ntayo baguha. Okay, thank you. Okay. Hamero tubandanije tugaruke rero kuri cash. How much cash will you need? Iki ni ikintu kigize nubwo kugura inzu cyane ngaho muri Amerika byoroshe ariko hari cash uzokenera. You have your down payment. Tuvuge down payment wabonye izo programs nababwiye zibafasha down payment canke se office 3%, 3.5 and then 3.5% down ya FHA cyangwa office 5% ya conventional. Tuvuga amafaranga down payment yashize ku ruhande ya office. Hari andi mahera nayo abantu benshi batazi n'amafaranga yitwa closing cost. Akangaka akaba ariyo mahera rero umwe muri mwe bwere harabaza closing cost akenshi ngiye nkunda ku estimating akoze baziri hagati ya 2 to 5% y'uko inzu yose ingana. No kuvuga ngo tugendere kuri example y'inzu igura 100,000. Inzu igura 100,000 tuvuga ukoresheje FHA down payment ni 3.5 ngo ukeneye down payment ya $3,500. Hanyuma hejuru yaho ukeneye closing cost. Closing cost ishobora tuvuge ibaye nka 3%. 3% no kuvuga ngo ni 3,000. Zivuga ngo 3,000 bya closing cost n'ibihumbi 3,500 bya down payment bivuga ngo ukeneye $6,500 kugira ngo inzu yawe. Aka ni akandi kantu nako mugomba kumenya ko closing cost ni izindi cost nazo ziyongera mu kugura inzu. So closing cost rero zikora iki? Izi ni closing cost zigura ibintu bitandukanye, ziriha amafizi yose, administration fees, amafizi y'abaloya bakora title search, haba harimo utuntu twinshi dutandukanye twantuza twakwita ntuza administration fees nyinshi cyane. Haba harimo ibintu byitwa appraisal, haba harimo akenshi iyo ushatse ushiramo na inspection. Ibyo bintu byose biba biri muri closing costs. So iki nacyo no kumenya ko ari ikintu kirimo. Sasa rero akaba ari ibintu twita prepaids. Ibi ni ibintu turiha mbere. Ugomba kuba ufite cash yavyo.
nuvuga ngo muri ibyo bintu harimo appraisal, of course nayo ijya muri closing cost, haba harimo inspection nayo ijya muri closing cost. Hanyuma homeowners insurance, rimwe na rimwe hari bakubwira bati genda ushake insurance y'inzu mbere y'uko mu closing, kandi ama insurance company menshi ajya kubwira ati okay, ishyura igihe cy'amezi 6 cyangwa igihe cy'amezi 12, cyangwa ugakora icyitwa escrow account, byose bikajya muri monthly payments uzajya uriha bank, wowe ukayiha bank, hanyuma bank yo ikayiha taxes, ikariha na homeowners insurance, hanyuma igashara hasigaye yose ku ideni ryawe. Okay, so no kuvuga ngo ikindi nacyo tugeze rero ku kuntu wa shopping umulenda. Harimo abantu benshi babaje, hari umushitsi yabaje ati se ubu uravuga umulenda ukavuga banke, ise bimeze gute? Ibi bintu rero ni ibintu tugomba kumenya. Lender na banks baratandukanye, ariko lender, ijambo lender ni bivuze nyine umuntu ukuguriza amahera, ico lender bivuze. Abantu benshi bazi rero niba ndiko tuvuge mbitsa muri Bank of America, ni muri Bank of America ngomba kujya gusaba ideni ryo kugura inzu. Banki yanje niyo ngenda kugura inzu. Oya, siko bigenda ga muri America. Ga muri America tugira aba mortgage lenders. Aba mortgage lenders akenshi usanga ari ama small companies, akenshi usanga akorera muri America yose, cyangwa se akorera mu state atandukanye. Ngiye nk'ubu mfite ama mortgage companies abiri nkorana nayo, kandi bakorera muri America yose, kandi vraiment n'abantu vraiment beza. So ukuntu rero bameze, uragenda ntago bari bank, ni mortgage, muza uragenda ukicara n'umu loan specialist mukaganira, ukamubwira iki, bakora pre-approval, bakora ibyo bintu byose. Ikiza cy'aba mortgage lenders nuko baba bafite ama programs menshi. Ngiye nigeze kujya gushaka gusaba ideni muri Bank of America ryo kugura inzu, ubwo niho nabitsaga kera ntaramenya ikintu na kimwe ngeranga muri America. Bank of America kabizirangora sana. It's a very big bank, ntabwo rero byoroshye kugira ngo ubone mortgage, ariko nigendera ku yindi mortgage noza lender kari ruhande rwaho twabaga, mbona ideni mba approved in a matter of months. So urumva rero mortgage lenders, banks, bose n'aba lenders n'ubundi baguha amafaranga, ariko mortgage lenders akenshi usanga bafite more programs kurusha ama bank, kandi baba bari more flexible. Ikindi nacyo ku bantu nigeze kujya kuri bank imwe ndiho ndasaba, birangora ko icyo gihe nari ntaragira permanent residency hano, cyangwa se icyo twakwita hano assign mu green card cyangwa citizenship, ariko aba mortgage lender ngiye babashije kunyapprovinga nta n'ibyangombwa ndabona, just mfite work permit gusa. So it's easy. Aba mortgage lenders sometimes baba more flexible. Ariko rero harimo abitwa aba hard money lenders cyangwa se private lenders, nabo rero nabo hari abandi nabo usanga ari nk'abantu bafite amahera menshi, 2-3 bishize hamwe bakalendinga amafaranga ku bantu. Abo bantu rero ikibazo bamwe na bamwe baca ama interest rate menshi cyane. Ni ukuvuga ngo no kureba ibyo bintu byose, ibihano bashira ibibazo byo kubaza mortgage muri murashakisha umulender, ibibazo byo kubabaza ugomba kumubaza ese murafise ama loan programs yose nababwiye, ukamubaza interest rate womeraho ni iyihe. Very important, kuko right now munakwiye ngo araguha interest rate ya 5%, ni nyinshi cyane, kubera yuko 5% federal government right now iri hafi zero. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ama rate nziza ni hagati ya 2.5 na 3.5. So it's very very important buri gihe kubaza interest rate before deciding gukora no mortgage no lender, kubera yuko kuri interest niho bakorera amafaranga. So it's very very important kumenya yuko aba bantu reka mbabaza interest rate hakiri kare, menye interest rate yabo hakiri kare, ntaza kwishira mu bibazo. So ikindi kintu nacyo ni how much of a down payment you should ukeneye bitewe na percentages na program ukoresheje, twabivuzeho. Ikindi kintu cyo gukora ukamubaza se mwa lookinga a rate, ibintu bikomeye nabyo. Interest rate yo akubwiye ugasanga interest rate iri hasi, ni byiza kumubwira uti okay looking in kuvuga ngo wagura inzu mu mezi 2, wagura inzu mu mezi 3, ya rate interest rate yaguhaye iri locked hariya,
ntizongera kujya hejuru. Ikindi kintu nacyo ni ukumubaza ese ama programs mwebwe mutanga hano ni n'ishuri ideni kare muzaca penalty cyangwa muzofayininga. Amabanki menshi ama loans menshi ya mortgage akenshi usanga iyo ishinzwe kare muri utarenze kurindira 30 years usanga batagushiraho batakurisha penalty, ariko ni byiza kwibaza ko hari gishobora gusanga bashobora kurisha penalties rimwe na rimwe. Hanyuma ikindi kibazo cyane cyo kubaza no kubaza ese mu closing mu gihe kingana gute, kubera gusanga abalenders bamwe bifata closing deal mu mezi abiri, abantu ugasanga na mezi 3 amezi 4, so it's always good to ask igihe bifata kugira ngo ba closing deal. Hanyuma ikindi kintu nacyo aya ni amadokima uzakenera nujya kugenda gusaba pre-approval. Muyarebe yose ifoko mutangira aba VIP kubika amadokima mukayashira ku murongo neza. Aya madokima mutangira urebe niba yafite neza. Icyambere ni tax returns. Tax returns zawe z'imyaka 2-3 ishize no kuzishira ku murongo zikabasa neza. Iki ni ikintu benshi batazi. Hari igihe benshi tuganira bakambwira ngo nyine ngo tax zanjye ngo hari umuntu uzinkorera ngo sinzi ngo ntabwo nawe musabye. No. Ugomba kuba very declared VIP. Nuvuga ngo urangije umwaka wawe ugakora tax return, umuntu wakoreye tax return umubwira uti impa copy yanjye ya tax return. Ikindi nacyo gukora taxes biroroshye cyane. Ni ibintu wenda kera ndefije umuntu azabigisha udafite inzu cyangwa se ama business ku buryo bya complicatinga. Taxes wazikorera for free kandi ukabasha kubika ntuza files zawe neza mu buryo bworoshye. So iki ni ikintu cya mbere, tax returns imyaka 3 zibike neza. Ikindi kintu nacyo W2s iyo zase niba baha nyuma y'umwaka ku kazi, ni byiza kuzibika ukaba uzifite ebyiri z'imyaka 2 ishize. Hanyuma ikindi nacyo bagusaba pay stub zawe, babagira ngo barebe niba pay stub ubahaye z'ukwezi kurangiye zihuye na W2s zawe z'imyaka 2 ishize. Ibi ni ikintu gikomeye. Nyuma mbasaba aba VIP no muri gahunda yo kubuildinga muza good financial plan hano muri Amerika, ni byiza kuba nakwita kuba stable mu buryo buri fine mu buryo bw'akazi. Akenshi usanga kubera ko twebwe cyane cyane Abanyafurika tuba tumuvinga from state to state n'iki duhindura utuzi buri kanya, usanga income zacu zihinduka cyane. Ibiro ni ikibazo kuko bank kugira ngo iguhe ideni bakunda kureba imyaka 2 iheze bakareba niba wari ku kazi kamwe kandi income yawe yari ku murongo yari constant. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Sino kuvuga ngo ni byiza vraiment kuta jumping ku kazi kamwe ujya ku kandi ukamakinga ashobora ko kazi ufite cyangwa se ubuzi ufite ubumaranye igihe kirekire kugira ngo bizakorohere kubona ideni. Hari ikindi kintu cyamba bakubaza amezi 3 ya bank statements, bakareba credit card information. Rimwe na rimwe hari igihe bakubaza andi madeni office cyangwa bakanakubaza na landlord wawe kugira ngo bamutelefone bumve niba uri umuntu wishyura rent. Ariko ibi ni rimwe na rimwe, ariko izi ni documents uzakenera. Hanyuma rero iyo umaze kuba pre-approved uragiye wicaranye n'umulender cyangwa se kuri nuza kuri bank waguhaye letter ya pre-approval, akubwiye amafaranga uzaqualifyinga. Ni byiza cyane kumusaba ikintu cyitwa good faith estimate. Akenshi nturayitanga ariko ni byiza kuyisaba, ukamubwira uti se niba mumpaye 50,000 wankorera good faith estimate nkareba amafaranga nzajya nishyura harimo na intere buri kwezi. Kuko ni byiza kugenda uza amafaranga uzajya wishyura buri kwezi bituma upanga gahunda zawe neza. Ariko ni byiza cyane kubona pre-approval letter ukamenya amafaranga uzaqualifyinga. Hanyuma next step ukabwira umu agent wawe, real estate agent wawe uti nabaye qualified kuri 50,000 cyangwa se 100,000, niyo mpamvu ushaka yuko usearchingira ukashiramo muri MLS. Ibi ndaza kubivugaho mu kanya. Ku real estate agent ukabwira real estate agent ndashaka ko ushirira ngewe unyohereza amazu
runaka ari muri iyi quartier cyangwa se muri iyi ville ari munsi ya 200,000 ti amazu yose ni hagati ya 150 na 200 aburi nyohereza amazu yose akajya yakohereza buri every day uko agiye kuri listing. Iki ni ikintu kiri very important kubera ko hagiye usanga abantu benshi babona amazu menshi aza buri munsi avuye kuri cyangwa bakicara kuri Zillow kuri internet bakareba amazu menshi kandi amenshi amazu tureba kuri internet aba akenshi yaragurishijwe ariko batarabyupdating. So this is why ari byiza gukorana n'umu real estate agent. Umu real estate agent iyo umaze kumuhayaringa mukicara mukaganira kandi byiza cyane gukoresha umu real estate agent beza uzi bakoreye abandi bantu ukabaza niba ukora mu real estate agent mwiza kuko ngiyewe nagize experience mbi kera ngira experience yo gukora n'umu real estate agent utari mwiza ku nzu yanjye ya mbere byabaye ikibazo cyane yarampushingaga ubu yashaka ngura inzu vuba bakikurira amahera nicyo kintu yashakaga ngura inzu vuba ngura amafaranga yari very pushy nta experience nziza nari mfite sinabonye very good deal kubera we kandi sinamukoresheje cyane nambwiraga nti nyereka hari amazu atanu numva ashaka kunyereka nyashaka kunyereka ukabona nyine afise ubunebwe anyeretse imwe gusa n'iki so ni byiza ko ugira umu real estate agent ufite energy usanzwe ukorana n'abantu uzi kandi utazakugora ngo gupushinge kandi ibi ngibi dufite nk'abantu batuye muri Maine cyane cyane muri area turimo harimo abantu benshi harimo aba real estate agent twende usenga dukunda vraiment bakuriye hafi abanyafrika bose batuye muri area yacu kandi vraiment the reason why twende usenga tubakunda nuko vraiment n'abakozi so kuvuga ngo kandi bakorera muri Amerika yose abo muri Canada sinabafasha so niba ukeneye referral real estate agent wambwira nkaza guconnecta n'umwe muri state turimo cyangwa se muri city urimo. Ikindi nacyo ni ukumenya nigeze narebabwiye kuri video nigeze gukora yuko ugomba kumenya yuko hari umu buyers agent n'umu sellers agent. Umu buyers agent n'uwawe wowe umu real estate agent witoranyirije VIP mumenye yuko uyu muntu si uwo mwishyura so rero ntugatinye kumufata kuko si uwo mwishyura umwishyura n'ugurishije inzu iyo umaze kugura icyo gihe we arahembwa ariko wowe iyo kumukoresha it's free so ugomba kumufata mu real estate agent. Ikindi kintu nacyo ugomba kumenya umu sellers agent. Iyo ubonye inzu kuri internet cyangwa ukabona inzu yanditseho for sale hanyuma ukabona ifoto munsi y'umuntu usetse nyine na telefone na nimero abantu benshi bakunze bahita telefone bagahamagara uwo muntu ni umu sellers agent uwo ni umukomisiyoneri wugurishije inzu uwo muntu ntabwo akora in your best interest uwo muntu ntukamukontaktinge kuko uwo nguwo iyo akugurishije aba ashaka ko ugurishije ari we uwininga not you so it's very very important kujyana your own real estate agent. So ikindi nacyo guselecting inzu ni ukuvuga ngo iyo umaze guselecting umu real estate agent nkuko nababwiye uramubwira uti umuha izina ryawe ukamuha na email yawe hanyuma ukamuha n'amafaranga udashaka ko arenza akabigushiriramo hanyuma ukamubwira uteke ujundingikira inzu every day zigiye kuri market uriyicarira mu rugo hanyuma amazu akajya yakoreza every day uko inzu igiye kuri marché uraruyibonye so ni ukuvuga ngo niko bigenda. Ikindi rero ugomba gukora ni ukuvuga uti aho ngeze ese ngure dream home cyangwa se star home. Iki ni ikintu gikomeye. Iki ni ikintu abantu benshi bataramenya kuko iyo mbonye abantu benshi baguze inzu hano bwa mbere bakunze guhita batekereza dream home akareba nyine ya nzu nini nkazaza nyine ziwacu muri Afurika i Burundi mu Kiriri cyangwa se Nyarutarama mu Rwanda agashaka kugura inzu nk'iriya bwa mbere hano muri Amerika. It's a problem. So ni ukuvuga ngo ugomba kubanza ukamenya ese ngure a dream home cyangwa se a star home. A star home ni inzu uti iyi nzu reka nyitangireho ubuzima nzayemo for 5 years 6 7
hanyuma izaba yazamutse agaciro kandi nzaba nasevinze ayandi hanyuma nyivemo ngura iyindi hanyuma iyi ngiyi nayo nikodesha so nkomeze gutyo so iki ni ikintu gikomeye ngewe nkunda gukonsera abantu cyane hano tuziranye cyangwa se nkoreye coaching yuko at least as a starter home hano muri Amerika cyangwa se muri Canada gura apartment cyangwa se duplex ube mu gipande kimwe ukodesha ikindi kugira ngo aho ukodesheje umutenant cyangwa se umupangayi akwishyurire mortgage hanyuma ubemo for free hanyuma amafaranga ugomba kwishyura inzu uyabike uzaguremo indi nzu in the near future hanyuma ukomeze ukore that system so it's very very important hanyuma rero ikintu nacyo ni kumenya nihe ushaka kuba nihe site ushaka kubamo ikintu nacyo ni ukubanza kumenya neighborhood ugiye kuguramo niba ari neighborhood nziza ari neighborhood iri safe ikintu nacyo ni ukumenya dukeneye ibyumba bingahe so ibintu byose nabyo ni ibintu byo kugira hanyuma ikintu nacyo ni ukumenya ese ngura inzu shyashya cyangwa muri inzu ifise amatapi ashaje amaranga ashaje hanyuma nje nzavyikorera mu nyuma ibyo byose ni ibintu ugomba kumenya so ngiye nkunda gukonsera cyane abantu as long as inzu passing the inspection gura inzu itari shyashya completely brand new ariko inzu ushobora kuzasiga uturangi ngewe inzu ya mbere nayisigiye uturangi nyishiramo agatapi n'ibiki byose so izo nzu ziba zidasa neza cyane uzigura hasi cyane below the market hanyuma wazikura utwo tuntu zikajya hejuru cyane so ni ukuvuga ngo iki ni ikintu cyo gutekereza ikindi kintu nacyo ni kunegosiya ni ukuvuga ngo kenshi tuvuga ubonye inzu umu estate agent akoresha inzu mugiye kuzireba mutangiye kugenda mureba amazu y'umu estate agent akoresha amazu ukareba inzu wakunze ushobora kuzajya mwohereza nka list y'amazu 3, 4, 5 wakunze every week mukajya kuyasura iyo mugiye kuyasura ukabona bimwe kunze icyo gihe ushobora kumubwira utoke iyi nayikunze nangahe ni 170 ni 170 okay niba ari 170 ugomba kumakinga an offer ugomba kunegosiya ukavuga utoke ngenda tanga 150 ngiye nkunda kunegosiya cyane ugomba mbona what's the worst thing they could do no kumbwira no ntabwo bari bumfunge so niyo mpamvu mvuga nti okay ndaguha 150 ntabwo ndenza ndaguha 150 hanyuma nkareba nabo icyo bavuga hari igihe baguha counter offer nabo bakakubwira bati oya ntibishoboka kuri 150 za 165 ukakabura utoke 165 oya ngenda kora 160 so it's always better to negotiate ariko icyambere ugomba kubanza ukamenya market ugiye kuguramo inzu iki ni ikintu gikomeye ngo niba utazi market bwira umu estate agent wawe uti ngewe nkeneye yuko umpa median price y'iyi neighborhood ndashaka kumenya median price inzu ye ukareba uko igurwa hanyuma ukareba ko iyo nzu ugiye kugura iri hejuru ya market cyangwa se iri kuri market so icyo ni iki cyangwa ukabaza abandi bantu uzi bahaba cyangwa se abandi bantu uzi bahatuye bamenyereye quartier amafaranga baguze inzu ariko biroroshye cyane kumenya median price ya market right now ugiye kuri Google ukandika ubona the median price very easy hanyuma ikindi kintu ugomba gukora of course iyo mumaze kwemera offer yawe icyo gihe mutangira gusinya agreement yuko inzu uzayigura hanyuma ikindi kintu ukora ni ukutanga earnest money abangaya bari amafaranga n'ubundi bazajya muri closing ntabwo ari additional fees ariko tuvuge ni nk'amadolari 500 cyangwa se 1000 ushira hasi kugira ngo werekane kuri serious kuko ugiye kuzagura iyo nzu utari urakina nuvuga ngo iyo bamaze accepting offer mugasinya agreement hanyuma ukadecidinga ejo kubivamo cya 1000 cyangwa se $500 watanze icyo gihe urayabura so earnest money nayo kwerekana yuko uri serious hanyuma ikindi kintu nacyo ukora icyo gihe baguha igipapuro cyitwa sellers disclosures kiba cyanditseho ibintu byose by'iyo nzu ni byiza kwicara ukakireba ukagisoma ko biba byanditseho ibintu byose n'iyo nzu amabati gihamariyeho niba electricals zibigize iki yisomye nuza ubona ibibazo byose by'inzu kuri disclosure so ni byiza kuyisaba ukareba umu estate agent wawe n'ubundi arayiguha ukareba uko imeze niba se ari apartment ukareba amafaranga abapangayi bari mu mafaranga bishyura amafaranga ya mortgage amafaranga ya tax iyo disclosure ibirize information zose ukazireba kugira ngo umenye inzu ugiye kugura
amafaranga irinjiza, amafaranga uzajya usogura, amabati imyaka amazeho, niba si ifite ikibazo cya lead paint, ibyo bintu byose. Hanyuma ikindi kintu nacyo urabwira utoke munshiremo iminsi 10 yo gukora inspection. Iki ni ikintu gikomeye, ukabwira uti inspection nida passinga inzu ntabwo nzaba nkiguze kandi earnest money yanjye muzayinsubiza. So iki nacyo ni ikintu cyo gukora. Akandi kantu k'agatipu nababwira ko kunegotiating aba VIP nuko iyo urangije inspection, tuvuge mwumvikanye yanzu y'ibihumbi 125, mwumvikanye 165, hanyuma ukoze inspection, hanyuma inspection umu inspector akakubwira ati ndabona amabati ashaje, ndabona heat irashaje cyane n'ibiki, ushobora gusubirayo ukabwira utoke inspection yanjye yarangiye, yambwiye ko heat ifite ikibazo, yambwiye yuko HVAC system ya air condition ifite ikibazo, none amafaranga ngiye bizantwara nanjye kugira ngo nkore ni bikore na aya mafaranga. Ushobora kuba negotiate ukabwira utoke bizantwara mu 10, ngaho namwe ni mu nkore ibintu 10,000. Si ukuvuga ngo ukabagabanya nanone ukavana kuri 165 ukabageza kuri 155. So aho uko nako nukuntu ushobora kunegosia kandi ukagabanya igiciro ukoresheje results za inspection. Niba inzu wayikunze cyane, niba inzu inspection ikweretse uti no ni inzu igiye gutera ibibazo, icyo gihe nyine niyo ubona utazabishobora izagusaba gushiramo amafaranga menshi cyane, then walk away kuri iyo nzu utangira ushakisha iyindi. Ariko iyo utwaza dutoya uranegosia ukabwira gukura bakugabanyiriza ku giciro, hanyuma ukazabyikoreshereza mu nyuma. Hanyuma ikindi nacyo tuvuye kuri inspection, abantu benshi mushaka kubaza uti ese ikorwa gute, wowe abantu bari muri main, abantu muri main ntimugire n'abakonekita n'umu inspector muhorana nawe vraiment umwana mwiza, ariko abantu muri many states ni good to find umu inspector, nabohereza ama websites mwajyaho mugashakisha umu inspector mukaganira wizeye, hanyuma ukamwijyanira akakurebera ibintu byose by'iyo nzu, akaguha raporo y'inzu ugiye kugura, ibibazo ifite, bareba ibibazo byose barabikwereka, barabifotora bakabyandika bakabikwereka kugira ngo umenye inzu ugiye kugura ibibazo ifite. Hanyuma ni akanako nakandi kantu gakomeye shaka ko mumenya. Yes, hari umuntu mbajije ikibazo ngo ninde uhemba inspector. Umuntu uhemba inspector ni wowe, ni wowe muhemba. Aya ni amafaranga abari n'ubundi muri closing fees zazindi nababwiye. Sinavuga ngo umu inspector akenshi nkangaha iyo ugiye kumwereka inzu tuvuge ibyuma nka 5, ushobora kumuha hagati ya $200 na $300. So bitewe n'uko inzu ingana, niba ari apartment nini icyo gihe ushobora kumuha nka 400, ni wowe umuhemba uyamuha amafaranga n'ubundi yakwiye kujya muri closing cost. Okay, so none tugeze kuri loan terms. Iki nacyo ni ikintu cyiza cyane cyo kubaza banki yawe cyangwa se umulenda wawe. Bamaze kuguha loan program, mwayumvikanye, umaze kubona inzu, mwamaze kuyinegosia igiciro, wamaze kuyikorera inspection, ubu rero mugeze ahantu mutangira guclosinga. Ni byiza kuba kumakinga sure yuko baguhaye ikintu cyitwa fixed rate. Very very important WAP. Aka kantu mbabarire mu underlining. Ni ukuvuga ngo niba ufashe ideni ry'imyaka 20, 15, 30, rimwe na rimwe bafaringa imyaka 40, ariko akenshi kuri mortgage bafaringa 30 years niyo maximum, cyangwa 20 cyangwa se 15 niba ushaka kurangiza ideni ryawe vuba vuba. Ariko rimwe na rimwe utazi hari igihe bagukubita ikintu cyitwa adjustable rate. Adjustable rate ni mbi cyane cyane mu VIP. Iyi ni ya mbere mbi ko adjustable rates tuvuge baguhaye kuri interest rate ya 3%, ariko ukora ko utabizi upfuye gusinya ibipapuro vuba vuba utabajije, hanyuma baguhaye okay turakubona 3% interest rate ariko adjustable rate for 5 years. No kuvuga ngo icyo gihe mu myaka 5 ya mbere uzajya wishyura
interest rate ya 3%, ariko nyuma y'imyaka 5 interest rates zizazamuka, barazizamura uko bashatse, zishobora kujya kuri 5%, zikagaruka kuri 6%, zikagaruka kuri 7%. So ni byiza always ujye gusaba ideni ukavuga uti no, imyaka 30 cyangwa se 20 cyangwa se 15 uko ushaka kwishyura ideni, ariko ndashaka fixed rate, ndashaka gume fixed rate y'iyo myaka yose mfite ideni, kugira ngo intere zawe, taux d'intérêt yawe izagume hamwe, ntizagende izamuka imanuka izamuka imanuka. Very very important. Hanyuma rero ugeze ku closinga, usinya impapuro nyinshi cyane, impapuro nyinshi, mugasinya impapuro nyinshi, hanyuma bakaguha icyitwa deed. Iki nacyo ni ikintu ugomba kumenya. Deed niyo title y'inzu yawe. Hanyuma rimwe na rimwe hari igihe baguha promissory note, ni ukuvuga ngo niba hari ideni hari ideni tuvuge wafashe irindi rya kabiri hejuru ya mortgage, cyangwa se hari akandi kantu umuntu yagukoreye. Hanyuma ikindi kintu nacyo ni truth in lending. Mugomba kumenya ko hano muri Amerika no muri Canada hari ikintu cyitwa truth in lending. Baguha ikintu cyitwa a loan estimate, iba yerekana neza ibintu byose bazaguca, nta fees n'imwe iba yihishe irimo, kuko hano ni itegeko yuko umulenda yereka ibintu byose, ntagire ikintu ahisha umuntu, umukiriya agiye guha ideni ry'inzu. Hanyuma warangiza ukabona imfunguzo, congratulations, ukaba umaze kubona inzu. So izi nizo process nihuse. Ngigara umwanya w'ibibazo kuri credit history. Dufite class yaho, niba ufite ikibazo cya credit tuzabikora kuri class ikurikira, ariko credit irakomeye cyane, kuko credit score yawe niyo ituma determinatinga niba intero uzabona niba iri hejuru cyangwa iri hasi. Niyo mpamvu ari byiza ko ufite always credit score nziza na credit nziza, kuko bituma intero yawe igabanuka. Kandi intero iri hasi just 1%, ushobora gusinya nk'ibihumbi 100 muri intero uzishyura mu myaka 30. So this is a big deal. So credit score yawe igomba kuba iri nziza vraiment. Please work on your credit score. Nzakora class kuri iyi ngiyi, kuri credit score na credit history. Abashaka muzayifate, hanyuma naho mwige step by step uko wa maintaining credit score yawe neza hejuru. Ikindi kintu nacyo ugomba kumenya, iyi credit score nayo ituma amafaranga down payment yawe yiyongera cyangwa se akagabanuka. Kubera ko mwibuke yuko hari aya loan programs amwe nababwiye, hari zimwe mu loan programs adashobora kukwemera udafite at least 640. Urumva rero udafite 640 ushobora guhomba ziriya down payment assistance programs, ugasanga bebengoma kwishyura down payment nyinshi. So hanyuma ikindi nacyo abazakurikira class tuzabigisha uburyo usaba copy ya credit report yawe, cyangwa se nanabohereza website mubikoraho. Hanyuma lastly, iyi tugeze kuri end ya class y'uyu munsi, ariko nubwo turangije class y'uyu munsi, ariko ni beginning ya journey yawe. This is very very important. Ni kuvuga ngo ikintu cya mbere kugira ngo mwibutse building your team. This is very very important. Team yawe igomba kuba mu real estate agent, irimo mu banker cyangwa se umulenda uzakoresha, hanyuma irimo no mu inspector. Iki ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, credit score yawe igomba kuba imeze gutya. Icya gatatu, amadokima yawe yose yashire ku murongo. Icya kane, be pre-approved, ufite lera yawe ya pre-approval kandi uzi amafaranga wemerewe na banki kutarenza. Hanyuma ikindi nacyo uselecting a loan program ijyanye na your financial goals, yakugabanyiriza down payment cyangwa se yagufasha kwishyura amafaranga ari hasi ashoboka. Hanyuma then izo steps zose uzirangije uri homeowner. So God bless you guys kuba mwateninze this class, hanyuma kandi mugire umugisha muri iyi journey.